Turagusuhuje cyane wowe mukunzi wa Musabyimana Jacques, tukwifuriza amahoro y'Imana kugira ngo akomeze kubana nawe aho uri hose, haba ari hano mu Rwanda, haba ari mu mbibi z'u Rwanda, haba ari hanze y'u Rwanda na hanze y'Afurika. Ni ukuri turabakunda cyane, Uwiteka abaha umugisha. Turabifuriza amahoro y'Imana kugira ngo abane namwe aho muherereye hose. Birashoboka ko waba udukurikiye ari ubwa mbere, ntabwo wahisemo nabi, wahisemo neza cyane, kuko wahisemo cano ibasha kugufasha kwitungira amagara mazima kandi mu buryo butaba buguhenze, kandi amagara yawe akaba yaba mazima mu buryo buruseho. Uyu ni umunsi mwiza tugiye kwigana ku kimera cyiza cyane, ikimera reka mbe ndetse kukivuga, ariko nimube mukireba, ubwo ukizi araza kukitubwira. Ngewe nkizi mu rurimi navuga ngo abanyarwanda badakunze kukimenyamo cyane, ariko ukizi arakitubwira uko cyitwa hano mu Rwanda. Ariko ni nayo mpamvu tuzana amashusho yabyo, kugira ngo wowe wumvise uko ndi kucyita ari ubwa mbere, ariko wagenda ukagishaka, ntabwo no kukibona ari ubwa mbere. Niba kandi kukibona bikugoye, duhamagare tugufashe kuba wakibona. Urakoze cyane. Wowe udukurikiye ari ubwa mbere, tuguhaye ikaze, kanda subscribe kugira ngo winjire mu muryango mwiza uzajya ubonamo ibiganiro bigiye bitandukanye bya Musabyimana Jacques, bikubwira uko wakwitungira amagara mazima. Ubasha kuba urwaye, aha ni igisubizo cy'uburwayi waba ufite. Kristo ni we wa mbere ushobora kutuvura, ni nayo mpamvu yaduhaye ibimera ngo bibashe kudufasha. Rero nawe usanzwe udukurikirana, tuguhaye ikaze, komeza kubana natwe, ariko twagusaba ngo sharinga izi video, kuko wowe niba wumva umeze neza, hari abandi batameze neza. Birashoboka yuko mudukurikiranye utari umunyarwanda kandi utumva ikinyarwanda. Ushobora gutranslatinga ibi bintu, turaza kujya tubakorera video zitranslatinga uburyo ki mwajya mutranslatinga ku buryo ubasha kwifasha nawe ukabyumva, kuko ikoranabuhanga riri kugenda ribigenza neza. Turazabakorera video z'uburyo ki muzajya mubitranslatinga bikajya mu rurimi ubasha kubyumvamo, kandi byakozwe mu kinyarwanda. Tubana namwe kandi rero turabakunda, Uwiteka abahe umugisha. Uyu munsi twaje kugira ngo dukorane ku kimera cyiza cyane, icyo twita umwarangabo. Sinzi niba abantu benshi bakizi kuri iri zina, ariko nashatse izina twaba tukivugamo mu kinyarwanda naribuze rirenze umwarangabo. Rero wowe ukizi, tubwire mu kinyarwanda uko aho iwanyu mucyita. Ntabwo nzi uko mucyita. Umwarangabo rero ni ikimera cyiza cyane, ikimera gitangaje, kibasha kutuvura indwara nyinshi cyane. Nababwiye yuko ndakunda abarozi. Abarozi ni babi, abarozi mana yanjye, sinzi. Iki ni ikimera rero, mu gihe abarozi baguteje imyuka mibi, gishobora kubirukana. Ubwo rero sinzi, ndaje mbakorere video y'uburyo ki wamenya yuko bakugezeho cyangwa se urwaye. Ndaje nyibakorere, ariko iki kimera kiratubwira, kiraza kwirukana imyuka mibi, kiraza kuvura abantu bafite indwara z'ibicuri, kirukana abadayimoni, kivure diyabete, kivure indwara z'uruhu. Rero nahanjye nahawe kugira ngo twifashe. Iki ni ikimera kimwe mu bitangaje mu isi.
kiri mu bivura cyane rwose indwara nyinshi z'imyuka mibi. Iki kimera kivura indwara z'imyuka mibi. Reka dutangirire ku ndwara y'igicuri. Indwara y'igicuri ni indwara mbi iyo igufashe irakuzengereza, ndetse umuryango urimo usanga nawo igikuba cyacitse. Kubera iki? Kubera indwara y'igicuri. Rero uyu munsi ndaje kugira ngo duhangane n'izi ndwara z'ibicuri. Kamura amababi y'umwarangabo, uyaronge, uyasekure, uyateke. Mu kuyakoresha urajya unywa igikombe kimwe mu gitondo, ikindi nimugoroba. Nurangiza amababi yayo ubasha no kuyiyuka. Ibi ngibi bisoje urabikora, ntabwo ubikora rimwe, urabikora mu gihe cy'amezi 3. Umurwayi w'igicuri uko yaba ameze kose kwisha, uko yaba ameze kose kwisha. Igicuri ni abadayimoni bagitera, akenshi usanga ari abantu bakikuroze. Niyo mpamvu umwarangabo uza kurwana nabyo. Ni umwarangabo nyine. Kabiri, indwara y'imyuka mibi cyangwa se y'abadayimoni. Hari abantu benshi bakunze gufatwa n'abadayimoni. Turabirukana gute rero? Uyu munsi nabazaniye umwarangabo kugira ngo twirukane abadayimoni. Ntabwo turi buze kujya dutinda, ndi gushaka kujya dupika ku ndwara n'icyo n'ibiyivura. Indwara y'imyuka mibi, ubwo ni abadayimoni. Fata amazi wavugutiyemo amababi y'umwarangabo, ukayaminjagira ku murwayi buhoro buhoro iyo yafashwe. Warangiza ukamukorera na masaje. Ibi ngibi biragufasha kuvura uyu murwayi wawe, maze agakira, ukumva umeze neza. Abadayimoni barahunga. Iyo bumvise ibi byatsi barahunga. Ndababwiza ukuri. Indwara ya 3 ni diyabete. Diyabete nazo akenshi usanga twarivuje, abantu barivuje gukira biranga. Kuki byanga gukira? Wowe urwaye diyabete umwaka umwe, imyaka 2, imyaka 3, abantu barivuza bagakira. Bo mwayirwariye rimwe bagiye bakira, wowe ntabwo urakira. Kubera icyo udakira? Ntabwo babaha imiti imwe kwa muganga. Impamvu ni uko iyi diyabete yaturutse ku myuka mibi. Abantu barayiguteje. Niba barayiguteje rero, icara hasi ubanze wivure, kandi uzava aha ngaho ujye mu bapfumu ngo niho usanga uza ari ibiki bazagushyiramo. Niba wakibuze duhamagare. Nimero muri description iri no kuri WhatsApp, ushobora kutwandikira, cyangwa reka tuyandikemo hano kugira ngo mubashe kuyibona mu buryo bworoshye. Kuri diyabete rero ifasha kugabanya isukari mu maraso buhoro buhoro. Fata amababi uyasekure, uyateke muri litiro 1 y'amazi. Ku munsi unywa igikombe mu gitondo, ikindi nimugoroba. Ujye ubikora kenshi gashoboka, iyi diyabete yawe irakira. Indwara zo ku ruhu. Ushobora kuba urwaye ibisebe, ushobora kuba uruhu rwawe rugenda rwiyubururu, rukanyarara, rwiyubururu ukuntu. Fata amazi watogosheje ukoresha mu gukaraba cyane, mu uzajye yatogoshejwemo nyine bya bintu bya bibabi, maze uyakoreshe mu gukaraba cyane cyane, uyasiga aharwaye. Uteka amababi
wayasekuye uyakandisha hahandi ukajya uyakandisha aharwaye, cyangwa se niba ari igisebe wavuguse ukamurire amazi uyakamurire ku gikomere kirakira. Hari n'abandi kandi bafite ububabare bw'imitsi n'ingingo. Iyi rero umwarangabo ubasha kubafasha mu kugabanya ububabare no kudashanga kw'ingingo. Uteka amababi wayahondaguye wikandishe, teka amababi wahondaguye wikandishe. Ibi ngibi biragufasha muri cya kibazo cy'imitsi n'ububabare bw'ingingo. Murakoze cyane. Ubu rero uyu ni umunsi nari nabateguriye iki kimera cyiza bita umwarangabo. Washyira kuri screen ukereka, watubwira nako muri komenti ukatubwira aho iwanyu uko mucyita, ariko ni ikimera cyiza cyane gishobora guhangana n'imyuka mibi y'abadayimoni kikavura igicuri. Murakoze cyane rero, Uwiteka agumye abampere umugisha, ariko mbasaba mwokabyara nimukande subscribe. Turigeze ku bantu 4,000 n'abantu 70. Mwarakoze cyane abantu bakanzeho, ni ukuri turabashimira. Ariko wowe utarakandaho, ntabwo abantu ari uku nguku twakagombye kubatungana. Wowe utarakandaho ndagusaba kandaho maze udutere inkunga. Turagusaba inkunga kuko dufata umwanya munini wo kugira ngo tubafashe, ariko nawe dufashe byibura ufate igihe cyo kugira ngo ufashe n'abandi. Kanda subscribe, sharing iyi video n'abandi bayibone, maze yewe usibye no kumfasha nabo bafashe, babashe kwivura bakire. Niba ntanga umwanya muremure wo kugira ngo twigane mbahe ibingibi, kuki utatanga umwanya wowe uri guha abandi maze ugafasha benshi? Reka mbabwire, Kristo naza azakubaza cya gihe nari ndwaye ni iki wakoze ku buzima bwanjye. Ntabwo ari Kristo uzaba wari urwaye. Kristo ntabwo yari arwaye, ahubwo hari ikiremwa cye cyari kirwaye. Wowe urakirebera urituriza. Warebye video yanjye, umaze kuyireba kandi uzi umurwayi urwaye, urushyira ku ruhande urigendera. Nyamara igihe wowe wari ugezweho warwanye no kujya kuyishaka kugira ngo wifashe. Igihe nari ndwaye n'iki wamfashije? Ngaho nimuze abo data yahaye umugisha, mwinjire mu munezero wa shobuja, niko nyamara uzabwirwa. Kanda subscribe muvandi, kora share abantu babashe